Ndagushimiye uhisemo kubana natwe. Muhaye ikaze kandi mwifuriza umunsi mwiza, umunsi wa Noheli, ndetse mwifurize n'umwaka mushya muhire wa 2026 uzawukubera uw'ibyishimo n'umunezero. Ibyo utabonye muri uyu mwaka ushize, uzayibonere muri uriya mwaka. Imana izakurinde kandi izaguhe byose wifuza. Muhaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none, aho tugiye kugaruka ku bintu 10 wakora wowe n'umuryango wawe mukarushaho kugubwa neza. Umunsi mukuru wa Noheli ukunze kwizihizwa hagati mu muryango, aho uterana ukizihiza uwo munsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Hari ibintu utaruzi wakora kuri uwo munsi bikagufasha kuryoherwa wowe n'abawe. Abantu benshi bibwira ko kugira ngo Noheli ibaryohere hamwe n'imiryango yabo bisaba amafaranga menshi, nyamara siko biri. Uyu munsi mukuru ushobora kuhizihizanya n'umuryango wawe mu bushobozi ubwo ari bwo bwose mufite, ikabanyura mukoze ibi bintu bikurikira. Reka manze ngusabe gukora subscribe niba uri mushya, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gusenga. Gusenga ni ngombwa cyane ku munsi wa Noheli, dore ko uyu munsi wizihizwa n'abemera Imana n'ivuka rya Yesu Kristo waducunguye. Wowe n'umuryango wawe mushobora kujya gusengera hamwe, mugafatanya gushima Imana yabarinze umwaka wose, mukaba mugeze kuri Noheli. Ibi byanabafasha kurushaho kwegerana hagati yanyu namwe, ndetse hagati yanyu n'Imana, bityo mukizihiza Noheli mu byishimo. Ikintu cya kabiri, ugomba gufatira hamwe amafunguro. Burya gusangirira hamwe amafunguro, yaba ya saa sita cyangwa ya nijoro, biba byiza bikarushaho iyo musangiriye hamwe ku munsi mukuru wa Noheli muwizihiza. Ikintu cya gatatu ni uguhana impano. Hagati yanyu nk'umuryango mushobora guhana impano zitandukanye, buri umwe akagenera mugenzi w'impano. Si ngombwa ko washaka impano ihenze, ahubwo washaka ihwanye n'ubushobozi bwawe. Ikintu cya kane ni ugutegura imitako ya Noheli. Ibi biba byiza iyo umuryango uteguye imitako ya Noheli mu nzu. Mushobora gukoresha amatara yabugenewe n'igiti cya Noheli, ndetse n'indi mitako yagenewe Noheli. Ibi bibafasha kwizihiriza Noheli ahantu hasobanutse. Ikintu cya gatanu, murebane filimi ya Noheli hamwe. Kuba mwarebana filimi ya Noheli hamwe nk'umuryango bizabongerera ibyishimo. Ishobora kuba imwe cyangwa irengeje imwe, byaterwa n'amahitamo yanyu. Ikintu cya gatandatu, gufata ifoto y'umunsi. Mwibuke kwifotoza ifoto muri kumwe mwese nk'umuryango, bityo muzaba mubitse urwibutso rw'uwo munsi udasanzwe uba rimwe mu mwaka. Ikintu cya karindwi, mwiyibutse uko mwizihije Noheli mu myaka yatambutse, bityo bitume mwibuka ibihe byiza mwagiranye nk'umuryango ku munsi wa Noheli uko imyaka yagiye ihita. Bizabongerera ibyishimo, ari nako muri gukora urundi rwibutso. Ikintu cya munani, mufashe abandi. Kuba wowe n'umuryango wawe mwabonye uko mwizihiza Noheli, ntibivuze ko n'abandi ariko byagenze. Mugerageze gufasha abatabonye uko bayizihiza. Mushobora kubatumira mugasangira, cyangwa mukabashyira ku byo mwariye. Ikintu cya cyenda, mugomba gutumira abandi mugasangira. Mubaye mufite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi mu rugo rwanyu, wowe n'umuryango wawe mushobora gutumira abaturanyi n'inshuti mugafatanya kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, mugomba gusura abarwayi. Si ngombwa ko mujya gusura abarwayi bo kwa muganga gusa, ahubwo mushobora gushyira hamwe nk'umuryango mugasura umuntu muzi urembeye iwe, utabonye uko yizihiza Noheli. Ndagushimiye wabanye natwe. Ibi bizabafasha kwibuka ko kwizihiza Noheli bitabera mu muryango wanyu gusa, ahubwo ko mugomba no kwibuka n'abatari mu bihe byiza mukifatanya nabo. Ndagushimiye wowe waduteze amatwi.